Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe, tubwire abantu imirimo yayo. Turashimira Imana cyane kubw'ubuntu tugiriwe bwo kongera kuboneka imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro rigari. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Rero turayishimiye cyane kandi namwe turabashimiye abakunda kubana natwe umunsi ku munsi. Data wa twese ajya abaha umugisha. Narije kubabwira ngo umuhate wacu ntabwo ari uw'ubusa imbere y'Imana. Imbere y'Imana umuhate wacu ntabwo ari uw'ubusa. Ni ukuri nta munsi n'umwe Imana izibagirwa. Umunsi wose twabaye imbere y'Imana tubikunze tubishaka, tuzawuhererwa ingororano. Bityo rero boneho kubasuhuza no kubifuriza igitondo cyiza inshuti zacu, inshuti za Pentecote Philadelphia, abakunzi b'umusaraba mwese, abakozi b'Imana dukorana umurimo, bene data, abaririmbyi, abavugabutumwa, banyamasengesho aho muri hose, bakristo ba Pentecote, mwese tubifurije amahoro y'Imana. Uyu ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi wo guhura n'Imana, uyu ni umunsi wo kumvwa n'Imana mu bundi buryo, uyu ni umunsi wo gukira indwara zikomeye, uyu ni umunsi wo kongera kubyuka ku bari basinziriye, abari bamaze iminsi bacitse intege. Turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana, abantu Imana ishaka kubongerera imbaraga no kubumva no kumva kuniha kwabo. Uyu munsi Imana irumva kuniha kwawe, irumva amasengesho yawe kurusha indi minsi yose, kuko buri munsi ugira uwayo munsi. Rero turabashimiye kandi tunabakira kuri uyu murongo. Muze mwibonera Imana, muze muhure nayo, wirangara bamaso. Ushobora kuba uri mu nzira ugenda, uri ku modoka utwaye, ushobora kuba uri kwa muganga, niba waba uryamye urwaye urimo serumo, ariko kuva ugihumeka niko Yobu yavuze ngo haracyari ibyiringiro. Iyo batemye igiti ahari gishobora gushibuka kikagira n'ibitontome. Aho uryamye rero utinze umaze igihe kirekire, haracyari ibyiringiro. Uri mu kazi, uri imbere ya kompiyuta, ariko umutima wawe, ubwenge bwawe ubuhe Imana, utangire utekereze muri aka kanya. Byose ushobora kubijera kuko ari Kristo udushoboza bigakunda. Niba uri wenyine, niba uri mu rugo, utuze aka kanya ubanza ugaha Imana. Ntabwo ari umwanya munini cyane, ni umwanya muto ariko w'imbaraga, w'ingenzi, wo gukiza. Ni umwanya mwiza wo kumvwa n'Imana. Rero Imana ibaha umugisha. Turi kumwe n'umushumba wacu Pasiteri Serugendo Dismas. Ndagira ngo abasuhuze narangiza asengere umwanya tugiye kujyamo. Karibu. Turabashubuje bene data, igitondo cyiza. Imana ibaha umugisha. Imana y'amahoro ibishimire. Imana y'amahoro ibishimire. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri gitabo cya Samuel wa mbere. Ni ibice byaho, ni igice cya mbere. Hanyuma Samuel wa mbere igice cya mbere turahera ku murongo wa 19 tugere ku murongo wa 24. Ni amagambo asa nkaho ari maremare ho gatoya, ariko ni amagambo y'ubwenge, yo kwakira, yo guhembukiramo, yo kumenya no kujijuka, tukamenya uburyo twasenga. N'amagambo atwigisha gusenga, atwigisha gutinda imbere y'Imana. Ni meza rero, nturambirwe. Reka tumuhe ikaze adufashe. Karibu. Tubanze dusengera ijambo. Urakoze Mana nguru kuko twageze imbere y'ubwiza bwawe. Ubanze tubabarire dutunganye, dusengera ijambo ryawe, uriheshe umugisha. Dusengera umukozi wawe, umwambike tena imbaraga, Mwuka Wera muhagarareho. Usengeye abantu bose bagiye gukurikira ijambo, ribagirira umumaro. Mwanzi Satani turamwirukanye mwanya mwiza nguyu. Imbaraga z'umwuka zikora imirimo ku mwigisha wacu no kuba dutega amatwi. Urakoze, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Tugiye kuwasoma nk'uko badusabye. Samuel wa mbere igice cya mbere murongo wa 19 niyo dutangira kugeza ku 24. Ijambo riratubwira kuvuka kwa Samuel. Murongo wa 19. Bukeye bazinduka kare mu gitondo,
bajya imbere y'Uwiteka. bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwabo Irama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Ana. Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Ana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Ati kuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana nabo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Murongo 22. Ariko Ana ntiyajyayo. Abwira umugabo we ati sinzajyayo umwana ataracuka. Ariko namara gucuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose. 23. Umugabo we Elukana aramubwira ati kora icyo ushaka ugume aha kugeza ubwo uzamucyutsa. Kora icyo ushaka ugumaha kugeza ubwo uzamucutsa. Icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye. Nuko uwo mugore agumaho yonsa umwana we kugeza aho yacukirije. Murongo wa nyuma. Maze amaze gucutsa aramujyana ajyana amapfizi atatu na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino. Amujyana ishiro mu nzu y'Uwiteka. Kandi umwana yari akiri mutoya. Imana ishimwe. Haleluya. Dusomye amagambo meza. N'amagambo meza ariko narinje kukubwira ngo gusenga isengesho Imana ifitemo inyungu. Ukwiriye gusenga isengesho wasenga ukaba ubizi neza ko isengesho uri gusenga Imana nayo ifitemo inyungu. Uko buriya ibintu by'Imana ni magirirane. Hari igihe tuba dushaka ko Imana itwumva. Iyo dusenga tuba dukeneye ko itwumva, tuba dukeneye ko itureba, tuba dukeneye ko iduhugukira. Hari ukuntu tuba tuyishaka, ariko nayo buriya hari uko idushaka. Nayo hari ukuntu ibidushaka, nayo hari ukuntu ibidukeneye. Iby'Imana ni magirirane. Uko tuyishaka niko nayo ibidushaka. Iyo tuyishaka
tuyishakaho ubutabazi, tuyishakaho agakiza, tuyishakaho kwitugirira neza, tuyishakaho kwidukiza indwara, tuyishaka kwiduhagurutsa aho twicaye, tuyishaka kwituzingura aho batuzingiye. Nayo burya ibishaka ko dukizwa, ibishaka ko tujya mu nzu yayo, ibishaka ko tujya mu murimo wayo, ibishaka ko tujya muri korari, ibishaka ko tujya mu banyamasengesho, ibishaka ko twiyandikisha tukaba abanyamasengesho, ibishaka ko tujya mu magurupe tukavuga ubutumwa, ibishaka ko tujya ku maradiyo tukarangurura isi yose ikabyumva, tukavuga ineza yayo, ibishaka ko tubwiriza abantu tukababwira inkuru nziza, ibishaka ko tubabwira ko Yesu akiza, ibishaka ko tuyikorera. Imana ibyayo ni magirirane. Twari dukwiriye gusenga isengesho. Imana isengesho Imana ifitemo inyungu. Kavuga iti nibyo, okay, nibyo. Nimuha umwana azankorera, azaba mu nzu yanjye, azaba umukozi wanjye, azankorera. Nimuha akazi azashyigikira umurimo wanjye, azafasha abarwayi, azafasha abakene, azasura abantu batishoboye, azambika abambaye ubusa. Mbese Imana ikareba igasanga umutima wawe hari imihigo irimo, ariko mihigo myiza. Bene iryo sengesho Imana iraryumva, Imana irarishyigikira. Naho abarozi bazingazinga umva ko ngo bararoga, bafite na gahunda nyinshi, ariko burya Imana ifite gahunda ikomeye ku buzima bwawe. Barakuroga bakubuza gusinzira, barakeba ibitero ngo ikingo imyambi ngo yandashe ngo, ariko dufite Imana iri hejuru y'ibyo bintu byose. Rero wari ukwiye gusenga isengesho Imana ifitemo inyungu, kuko iby'Imana ni magirirane. Ntabwo yaguha ibintu bitazagira umusaruro, ntabwo yaguha ibintu byo kurunda aho ngaho gusa. Oya, ako ibintu bifite agaciro, bifite garanti, ni ibintu Imana ikwihereye kubera inyungu zayo. Kagukiza indwara kugira ngo uhaguruke ujye kubwira abantu ko Imana ikiza indwara, bave mu bapfumu, bareke gutakaza ibyabo bita mu bapfumu ngo barivuza, ngo barizinguza, ahubwo bajye mu nzu y'Imana, bayiramye, bahimbaze, bajye mu makorari, bajye muri worship, bajye baramya, bajye gukorera Imana. Ni ibyo Imana idushakaho, ni ibyo Imana ishaka. Utangarize abantu ko Imana igira neza. Aha rero uyu mugore ngo yitwaga Hana, hanyuma umugabo we akitwa Herukana. Ariko Hana ngo yari ingumba. Bibiliya ivuga ko ngo Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara, kandi yikinze ntawe ukingura. Ntibazakubeshye, niyo wajya kwivuza ukazunguruka ibihugu byose ugahura n'abaganga n'inzobere, ntacyo byatanga. Iyo yakinze ntawe ukingura. Oya, ntibazakubeshye. Ijuru iyo ryagukupiye umuriro, niyo bacana bate muri wasa ntibyakunda. Niyo bakoherereza abatekinisiye bakazi, ntibikunda, ntibishoboka. Iyo yakinze ntawe ukingura, niyo ikinguye ntawe ukinga. Niyo bazana za metalike zimeze ziti, Imana yonyine niyo yica igakiza, ishyira ikuzimu igakurayo. Mureke tuyizere, ifite imbaraga, yaranesheje. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Ndashima Imana yumvise Hana, kandi nawe uyu munsi irakumva. Uyu munsi guteza amatwi, uyu munsi guteza amatwi. Uyu mugore yari umugore nk'abandi, arashaka abana n'umugabo, ariko ntiyabona urubyaro. Icyakora akantu k'umwihariko wenda karuta kawe, umugabo ngo aramukunda cyane, nubwo yari yaramuharitse, yaramukunze kugeza ku rwego yabimweretse. Hano yakwibuka ko nta mwana Penina ariho amusuzugura, amubwira amagambo akaze yo kumwihimuraho. Hanyuma ngo Hana akarira, ariko akarira
yerekeza ku Mana, akereka Imana agahinda ke. Ntabwo nzi agahinda kawe umuntu ujya ukereka, ariko wari ukwiriye uyu munsi ukava ku giti dore umuntu. Reba Imana yo mu ijuru irashoboye, nta kibazo ufitanye n'abantu. Abantu ni abantu, Imana ni Imana. Ibyawe rero niba byaraziritswe, niba byarazinzwe, uyu munsi wige gusenga uhiga imihigo. Hano ngo akarira, kabwira Imana ngo Mana nunyibuka ukangirira imbabazi, ukampa umwana w'umuhungu, ukankiza urubwa rwa Penina, ukankiza amagambo ye n'agashinyaguro ke, ukanyibuka ukampa umwana w'umuhungu. Nanjye Penina akabona ntwite, akabona nagiye kudodesha ikanzu ya mariniyeri, akabona nagiye kwa muganga muri maternity, akabona bamerekeje ndikubise. Penina akabibonesha amaso ye, akabona ngarutse ndi konsa, akabona ndi guheka umwana ndi wamuhendahenda ngo asinzire. Penina akiriho, uwo mwana namara gukura, namara gucuka, nzamujyana mu nzu yawe, kandi icyuma cyogosha ntabwo kizamugera ku mutwe. Uyu mwana nzamujyana mu nzu yawe agukorere iminsi yose. Ladone skabo. Mbega isengesho ryiza. Cyangwa uyu munsi ukarifata, ukajya umenya uko usenza Imana, ukajya umenya ukuntu usenga, kubwira Imana agahinda kawe, gusenga amasengesho Imana ifitemo inyungu. Hanyuma ngo Elukana agasanga ari kurira, kavuga ati ariko ni ibiki bikuriza? Iyo nguze imyenda ujya ubona ko nkugurira imyenda myinshi kuruta iya Penina. Iyo nkwambika imyambaro myiza kuruta iya mukeba wawe, kandi ureba inshuro ndari wawe nizo nyinshi. Ikintu ugiye undutira abana 10 b'abahungu, undutira abana 10 b'abahungu. Niki kikubabaza Hana? Ariko ngo Hana yanga kunyurwa. Rero ngo uko umwaka watahaga, uko umwaka wazaga, ubu ngubu niturangiza uyu wa 2025, uwa 2026 tuzaba ngo umwaka utaha nzakorana. Tuba dufite imigambi n'imihigo tugambiriye gukora. Ubu hari ibyo tuzakora twamaze kubigambira cyane, twabishyize muri budget nibyo turimo. Ariko ubu hari ibindi dutegura tuzakora muri 2026. Twatangiye kubitegura, turi kuvuga ukuntu tubizabigenza. Hari gahunda ufite ya 2026. Rero iyo umwaka watahaga, bari bafite gahunda kwa Elukana yo kugishira gutamba ibitambo, batambira Imana ko ari amahoro. Elukana agafata ibitambo, agafata amaturo se, agaha abahungu be n'abakobwa be yabyaranye na Penina akamuhuwe mugabane. Ngo ariko Hana akamuha ibiruti bya Penina. Bakagenda bagatanga amaturo imbere y'Imana, bakayishimira ko umwaka ushize amahoro, bakayishimira ibyo yabagejejeho. Hana rero ibyo ntibimunyure, ibyo ntibimukoreho. Penina akabata basenga guhaye iyo migabane aguhaye iruti yanjye se ubundi ngo uyimaze iki? Ko mbona se uhinduranya ibitenge ubundi urabihinduranya ngo bizagende bite? Nibipfa ntibizaribwa n'imigese, ntibizaribwa n'inyenzi. Buriya shitani agira amagambo akujomba. Wowe wifitiye gahunda yo gushima Imana, akakubwira ati ariko ubwo urashima iki? Hashimye runaka. Ariko ndashaka kukubwira ntukajye wumva amagambo ya Penina. Ujye ureba icyo Imana yavuganye nawe, ujye ureba icyo Imana igushakaho, ujye uyizera nk'inyembaraga iguhaye guhumeka, ituma ugifite umwuka w'abazima. Ibishatse indwara yakugubangura, ibishatse urwo rurimi rwagoba, ibishatse ayo maso yahumbya. Imana yacu niyo yica igakiza, ishyira ikuzimu igakurayo. Iyo rero niyo Hana yahanze amaso ngo arayiririra, arataka, aravuga ngo Mana nungirira imbabazi, ukareba agahinda n'umubabaro by'umuja wawe, ukanyibuka, ukampa umwana w'umuhungu,
nzamugutura, nzamujyana mu rusengero namara gucuka. Ko Ana yarajijutse ashyiraho n'igihe nimara kugusama nkasama umwana w'umuhungu, nzamujyana amaze gucuka, mujyana imbere yawe agukorere. Imana nayo iricarira reba isanga ikeneye abakozi, iravuga ngo koko nanjye nkeneye abakozi mu nzu yanjye. Kandi uyu mugore ari gusengana umutima uciye bugufi, ari gusengana umutima ubishaka, ari gusengana umutima w'impuhwe. Imana yitegereza umutima wa Hana, aravuga ngo uyu mwana w'umuhungu ashaka, kuko ari uwo kunkorera, kuko ari uwo kujya mu nzu yanjye akankorera, kuko ari uwo guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Uyu mwana ndazibura. Buriya hari amasengesho atuma Imana yisubiraho. pe Imana ikisubiraho kubera isengesho wasenganye umutima wizeye. Mwibutse Ezekiya, Bibiliya ivuga ngo yari arwaye, ngo amaze iminsi ngo ari ku gisasiro. Hezekiya ngo araremba, ararwara, ahera hasi. Hanyuma ngo Imana imutumaho umuhanuzi Yesaya, iramubwira ngo genda ujye kwa Hezekiya. Hezekiya yari yarasenze, yari yarivuje, byari byaranze. Bibiliya ivuga ngo yari afite ikirashi, yari afite igikanseri ahantu cyamaditse kiriho kimumunga kimurya. Yari afite ikirashi, yari afite ikirwara cy'ikigugu, abaganga barakanzaho biranga. Hanyuma ngo Ezekiya agiye kubona abantu umuhanuzi yinjiye iwe, aravuga ngo Imana iranyibutse. Ariko Imana idakiranirwa, iravuga ngo ntabwo na Ezekiya yakomeza kubabara, reka mubwize ukuri. Iramubwira ngo genda umubwire ngo atunganye iby'urugo rwe, atunganye, kuko iyo ndwara itazakira. Buriya hari isengesho rituma Imana yisubiraho. Kubwiza Imana ukuri, kwereka Imana agahinda kawe, kumva ariyo uhanze amaso, kumva nta bundi butabazi bwakugeraho, kumva icyo wabona cyose ariyo wagikesha, bituma Imana yisubiraho. Umuhanuzi araza, Hezekiya amuha ikaze, hambwa atariko nta n'ibindi birebire. Imana iravuze ngo witunganye, utegure iby'urugo rwawe, kuko iyo ndwara itazakira, abantu batazasigara basubiranamo, abantu batazasigara baryana, buri kintu cyose gishyira kuri gahunda. Ati kandi urabeho. Biravuga ngo Hezekiya yerekera ivure, aravuga ngo Uwiteka we, wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Amwibutsa ibintu byiza, amwibutsa imirimo myiza, amwibutsa ko yagize ukuri mu gihe yari muzima, mu gihe yari ashoboye, mu gihe yari afite akazi. Man, ndashaka kugira ngo ndebe niba Hezekiya yaribukije Imana ko yagenderaga mu by'ukuri n'umutima utunganye, utamucira urubanza. Nk'uyu munsi habaye ngombwa ko usenga, hari icyifuzo usengera, ubwo uti Mana dore bampagaritse ku kazi, niko kari gatunze urugo, Mana ni wowe utanga akazi. Ni iki wayibutsa? Wayibutsa ituro watanze mu rusengero, wayibutsa umukene wigeze kugaburira, wayibutsa ko hari umwana wishyuriye wasanze akina muri karitsiye adafite, yananiwe kujya ku ishuri kubera amafaranga magana angahe. Wayibutsa ko hari umuntu wabonye agenza ibirenge ukamugurira udukweto. Wayibutsa ko hari mwene se wambaye ubusa mu materaniro ukamwambika. Ni igiki wakwibutsa Imana? Ariko turagira ngo dusenge amasengesho Imana ifitemo inyungu, Imana ifitemo inyungu, Imana ifitemo inyungu, Imana ifitemo inyungu.
ntabwo mbizi wowe ikintu wayibutsa, ariko Hezekiya we yarakibonye yari agifite. aravuga ngo Uwiteka we, wibuka ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye, utancira urubanza. icyo cyonyine Imana ngo ihera kwibwira Yesaya ngo subirayo ubwire Hezekiya ngo ndamukijije, kandi no kubaho kwe nzongeraho indi myaka 15. nubwo atayigenzamo neza, ariko Imana yari yayimuhaye. mwene data mukristo, mureke duhugukire Imana. erega Imana irihagije mu byifuzo ufite, irihagije. bwiza Imana ukuri, uyibwira uti njyewe sinzi no gusenga, intege nke zanjye aho zigarukira naha, sinzi ko namenya gutaka, sinzi ko namenya gusenga, ababara abanyembaraga, ariko dufite Kristo dushoboza, twamuhawe nk'umucunguzi. Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege, iramuguha wowe nanjye kugira ngo nitumwizera tutazapfa urupfu rubi, ahubwo tuzahabwa ubugingo. Yesu yaraje ku bwacu kugira ngo atunihire iminiho, yatwohereje umwuka wera, twahawe umwuka wera araza. Yesu yari yavuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzabasigira umufasha, nzabahereza umufasha. Umwuka wera ajya tunihira iyo tubanye na Yesu, tukabana neza, iyo dukijijwe tukegera Imana. Imana irabimenya ko ukeneye umugabo, Imana irabimenya ikamenya imyaka umaze, ikamenya amagambo ari kukuvugwaho. Imana ibibizi, ikamenya indwara utinzemo, ikamenya ikigeragezo umanye igihe, ikamenya abarozi, ikamenya abakuroga, ikamenya amahembe n'ibitega bakohera, ikamenya ibitego utegwa, yarangiza ikayitegura. Imana irabizi. rero garukiraho izi akazi ko mu rugo ukora udagashaka, izi ntonganya ufite mu rugo rwawe, izi nkeke uraraho, Imana irabizi. ntabwo nzi ikintu cyatuma utagira kwizera Imana, ntabwo nzi ikintu cyatuma ucika intege, ntabwo nzi ikintu cyatuma uba umunyantege nke. waramenye Imana bigezaho. ntabwo nzi ikintu cyagutera ubwoba. garukiraho, izera Imana, yanga amaso, bana nayo, yizere. Imana ishimwe. Amen. uyu mugore arasenga abwira Imana ngo numbabarira Nyagasani Imana, numbabarira. ukumva agahinda kanjye, ukareba umubabaro ufite, ukareba amagambo ya Penina, ukareba ukuntu andyanira inzara, buri munsi afite igisonga jomba, ukabireba ukangirira imbabazi, ukampa umwana w'umuhungu, nzamujyana mu nzu yawe agukorere. icyuma cyogosha ntabwo kizamuba ku mutwe. hindura isengesho uyu munsi, uhindura isengesho. Imana irahari. Mwana araboneka, mwana aravuka, mwana arakura. amaze gukura, Bibiliya yatubwiye ngo ku murongo wa 24 havuze ngo amaze gucutsa aramujyana, reka dusubirire dusomere uwo murongo. 24. ego. amaze gucutsa aramujyana, ajyana n'amafizi atatu, na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino, amujyana ishilo mu nzu y'Uwiteka. kandi umwana yari akiri mutoya. Amen.
uranyumvira? Nukomeza ugasoma inkuru za Samweli, za Hana na Elukana. Hana yaje kubyara abandi bana, yaje kubyara abandi bana, kuko Imana iguhaye ibiguhaye, yirambuye ikiganza iba yakirambuye. Umuntu ashobora kuguha ariko ntahaze kwifuza kwawe, ariko Imana yitanze umwana yamujyanye mu nzu y'Imana ajya kuba umuhanuzi. Samweli yari umuhanuzi mu bahanuzi bakuru. Samweli yari umuhanuzi, yimitse abami, yakoreshejwe n'Imana. Imana yamukoresheje, yabaye mu nzu y'Imana, yabaye mu mwuka w'Imana. Samweli yubashye Imana. Hana yabyaye umwana w'agaciro. Nyuma ya Samweli havutse abandi bana. Imana nikumva ikakugarukaho, ibintu byose birarangirira rimwe. Ntabwo ari ugukira indwara gusa, urahaguruka ubone n'akazi. Ntabwo ari ukubona akazi gusa, uranarambagizwa. Ntabwo ari ukurambagizwa gusa, uranashyingirwa. Ntabwo ari ugushyingirwa byonyine, uranabyara. Imana irashoboye, kirambuye ikiganza, iraza kwifuza kwa buri muntu. Mureke tuyikorere, mureke dukunda Imana. Tugiye gusenga rero, tugiye gusenga. Yewe ndumva ashaka ko dusenga, ndumva ashaka ko dusenga Imana. Umaze igihe kumva warirambiwe, wumva usa nkaho Imana itakumva, usenga ukavuga ngo ngiye ntinyumva. Kubera iki itakumva? Ntabwo irobanura ku butoni. Imana iragukunda, uri mu ishusho yayo. Kubera indwara utinzemo, kubera uburwayi bugutinzeho, wumva Imana itagukunda, wumva Imana itakuzi. Ariko Imana irakuzi. Tugiye guhindura ingamba zo gusenga. Navuze ngo dusenge amasengesho Imana ifitemo inyungu. Amasengesho Imana ifitemo inyungu. Wumva ko Imana nikugirira neza utazibagirwa. Imana nikugirira neza utazabigira ubwiru. Imana nikugirira neza bitazaba intandaro yo kugwa, intandaro yo kuva mu byayo. Turashaka amasengesho, tujya guhindura ingamba zo gusenga. Dufite abatubanjirije bagiye babana n'Imana ikabagirira neza, kubera ko bayikomejeho, kubera ko bayibwije ukuri. Ntabwo nzi ko uyu munsi ufite icyo wabwira Imana uti Imana, urabizi ko ntaricara ahangaha, urabona ko maze igihe kuri iki gitanda, ariko urabibona mbere yaho ko hari ibyo nari nshinzwe mu murimo wawe. Hari umurimo wawe nakoraga. Umurimo w'Imana ni mugari, umurimo w'Imana ni mugari. Muririmbyi 22 yararimbye ngo Yesu umwami niwe utubaza ngo ninde ntumye mu murima wanjye, ngo dore hari benshi bazimiye, ngo nimuze tujye kubabwira agakiza k'ijambo ry'Imana. Umurimo w'Imana ni mugari, umurimo w'Imana ni mugari. Twari tugiye gusenga, ariko dutekereze niba abantu barasenze. Hano yavuze ngo nunyibuka ukangirira imbabazi, ukankura muri iki kibazo, ukankiza agashinyaguro ka Penina, ukankuraho urubwa rwa Penina, ugenda undyanira inzara, ukangirira imbabazi, ukampa umwana w'umuhungu, nzamujyana mu nzu yawe, azaba umukozi wawe. Imana itugirire neza. Amen. Tugiye gusenga. Ntabwo nzi ukuntu wowe ujya usenga. Niba Hezekiya yararwaye yagera ku gihe cyo gupfa, Imana yanabivuze agomba gupfa, Hezekiya azapfa, ariko Hezekiya yinginga Imana. Buriya yerekeye ivure, yarebye inyuma, yaravugaga ati reka nsenge. Nibutse Imana imyitwarire yanjye, nibutse Imana uko nitwaye nkishoboye ntararyama hasi, nta wundi wankiza iki kiyashi,
nta wundi wankiza iki kirwara, nta wundi wankuraho urupfu, nta wundi wankiza abarozi, nta wundi wankura mu bushomeri, nta wundi wankura kuri uyu musozi mpagazeho. Akareba agasanga ari Uwiteka Imana. Ese Imana ibirebye isanga nibyo, njya nkunda gusoma za nkuru za Selofehadi ngo yari Umwisirayeli. Imana ikura Abisirayeli muri Egiputa, abazanye na Mose ngo bagiye bitwara nabi, bagenda bitwara nabi, harimo abagabo b'ingurumbanya bafite umwuka mu bucogoza abantu, ariko ngo Selofehadi yikomeza ku Mana. Hanyuma igihe umujinya w'Imana wamanutse, ubutaka bukasama bukongera kumira abantu, Imana ikongera kugaragaza imbaraga zayo, hari abantu bapfuye, ariko muri abo bishwe n'umujinya w'Imana Selofehadi ntiyaremwo. Bibiliya iravuga ngo yazize urupfu rwe bwite, yazize urw'ikirago, yazize igihe cye. Kuko nkunda kubwira abantu mujye mureka dukorera Imana, hari igihe cyacu kizagera iyi si tukayivaho. Hari igihe tuzayirirwamo ariko ntituyiraremo, hari igihe tuzayiraramo nyamara ntituyirirwemo. Aho uzaba uherereye hose, nuzaba waragiye kurangura, nuzaba waragiye hehe, nuzaba waragiye gusura abana mu mashuri, nuzaba waragiye muri vakansi ugiye kuruhuka, hari igihe uzirirwa mu isi ariko ntuyiraremo, kuko ntabwo turi abagenzi, isi ntabwo ari iyacu. Selofehadi yazize uburwayi busanzwe, yazize urw'ikirago, yazize igihe cye cyari kigeze arataha. Ntabwo yigeze azira umujinya w'Imana, we yubashye Imana, ntiyigeze ateza Mose impagarara mu mutima ngo amubuze amahoro. Hanyuma ngo apfuye hari ikibazo, kuko Abisirayeli nta mwana w'umukobwa wazunguraga, nyamara Selofehadi ngo nta muhungu yari yarigeze abyara. Natangaye ngo abakobwa be bigira inama, kwa kundi Abisirayeli ngo bavugaga ngo nta muhungu yabyaye, nimugabane ibye, ngo bakabigabana. Bamaze kubigabana niko babigenzaga, ariko abakobwa ba Selofehadi baravuga bati ko data yubahaga Imana, reka mbabwire, iyo twubaha Imana bigira umumaro no ku bana bacu, iyo twubaha Imana bigira umumaro ku miryango yacu, iyo twubaha Imana bigira umumaro mu bo tubana muri sosiyete turimo. Iyo twubaha Imana bigira umumaro ku bantu benshi. Bigira inama bati data yubashye Imana, kuki data yapfa nyuma bakagabana ibyacu mama bakamwangaza? Ngo basanga Mose bamushyira icyo kirego, haramubwira ati data yari Selofehadi. Wibuke ko mu bantu bagiye bakuzengereza bagasuzugura Imana ntabwo arimo. Data yubahaga Imana, none harya ubu batunyaga ibya data kuko atabyaye abahungu? Ngo Mose ashyira ikirego Imana, habwira ati hariya hari abakobwa ba Selofehadi, rwose urebe muri registre yawe, Selofehadi yari umuntu w'Imana, yarakubashye, yubahaga Imana, yavugaga ukuri, ariko nta muhungu yabyaye Imana. None abazungura ibyo baje barashaka kwangaza nyina w'abana n'abana, ngo umwana mukuru ngo azajya kwa se wabo, ngo umuto ngo azajya kwa nyirasenge. Ibyo bintu murabizi, mu mirima bakagurisha amazu, bakagurisha umugore, bakamuha igikapu cy'imyenda agataha. Ariko naravuga ati data yubashye Imana, niba nta tegeko ryo kuzungura riba mu Bisirayeli, ntabwo tuzi uko Imana ibigenza, ariko ntabwo umuntu wubashye Imana akorwa n'isoni. Baragenda, Imana iravuga ngo abo bakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntimuzabure kutabaha gakondo yabo, muzabahe gakondo yabo. Imana igenda ishyiraho itegeko ku bw'abakobwa ba Selofehadi. Reka nkubwire, hari ibintu Imana izakora kubera bayubashye, hari ibintu Imana izakora kubera ko witwaye neza, hari ibintu Imana izakora kubera ko wagize ukuri, hari ibintu Imana izakora. Mbabarira uyimpera icyubahiro aho uherereye hose. Wenda iyo ndwara ntikira, wenda iwanyu ntimukora amakwe, wenda iwanyu ntimugira amamodoka, wenda iwanyu ntimukizwa, ariko wowe wakijijwe ukomeze uyikomeze, Imana izigaragaza.
ku Imana iravuga ngo mubwire Abisirayeli uyu munsi bashyireho iryo tegeko Mose. Umuntu napfata arabyaye abahungu, mujye mureka abakobwa be bazungure. Imana igenda ivuga ngo natanabyara abakobwa ntabyare ngo bene wabo bazazungure gutyo bigenda bigera ku gisekuru cya nyuma. Ngo na bugingo n'ubu kubera ko Serufade yubashye Imana. Tujye gusenga, tujye gusaba paseri adusengere. Mureke dusenge. Ntabwo nzi ukuntu usenga, ariko twari dukwiriye gusenga amasengesho Imana ifitemo inyungu. Imana ifitemo inyungu, yareba Imana ikavuga iti okay, nibyo ibyo uriya mukobwa avuga ni ukuri, uriya musore ibyo ambwiye ni ukuri, uriya mugabo ibyo avuze ni ukuri. Mana bagiye kuneza cyamunara, ubuze iki ku isi n'ibiyuza ari ibyawe. Iyi nzu Mana uzi ko nacumbikiye abantu, uzi ko ari umwana nigeze ukerekana imirimo yawe imbere y'Imana, ukereka umumaro wawe, ukerekana icyo wari umaze imbere y'Imana. None uhuye n'ikibazo. Lete kiyasika. Mumbarire muzamura amaboko aho muhereye, cyangwa se mutekereze mu mitima yanyu bitewe n'aho uri. Ucishwe bugufi umutima wawe ngusengera Imana. Ndasengera n'abarwayi. Ndumva hari indwara ziri bukire, ndumva hari ababoshye bari bubohoke, ndumva hari icyo Imana iri bukora uyu munsi. Imana yacu bwite, Imana yacu bwite, Imana yacu bwite, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu, Imana twizeye. Ledones kabo vara, turagushimye. Ntabwo wumva amabwire, nta muntu wakudirija ngo bigenze utya. Urareba ntiwerekwa. Tukweretse ubwoko bwawe bari mu kibazo, icyakora batari bazi gusenga. Uyu munsi ubigishe gusenga. Abatagiraga ukuri mu mitima, uyu munsi utanga ukuri mu mitima y'abantu, ubongerere kwizera bakwikomezeho. Shere donefa ledones kabo. Uyu munsi bakumenye, uyu munsi baguhanga amaso, uyu munsi bave mu cyaha, bagira ukuri. Bagira ukuri Imana, bagira ukuri. Sengera abantu bacitse intege, sengera abantu bajabajaba mu by'Imana, bakubitiriza bumva batizeye ibyo barimwo, ariko uruwo kwizerwa. Turakuzi hano yarakubonye, natwe turabagabo kubihamya turakuzi. Uri Imana, urashoboye. Imana yakijije Hezekiya ikamukura ku gisasiro, ikamurinda indwara ikomeye, ikayimukiza, ikamwongera n'iminsi yo kubaho. Ugira abantu ukiza, ubaha agakiza, wuzuza umwuka wera, ubaha imbaraga, ubongerere kwizera. Imbaraga z'Imana ziboneke mu bantu, abantu bagera imbaraga, abantu bakizwe, abantu bahindukire, abantu baguhanga amaso, bareke kuba abanyamugirya nino, bakwiringire. Urashoboye. Ufungura ibifunze, ubohora ababoshye, uha abantu guturiza imbere yawe, ubaha abantu kuguhanga amaso. Mana nsengera abarwayi, indwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi, indwara za kanseri, za diyabeti, indwara z'ibihaha, indwara zidakira z'ibyorezo. Ikiganza cyawe nikibakize, bakozeho ikiganza nibahure nawe. Urakoze Mana. Abantu amahoro, bafite impagarara, abihebye, abashomeri, abarushye n'abaremerewe, bari ku misozi itandukanye, ubagirire neza. Yurambuye ikiganza, uheza kwifuza kwa buri muntu. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kubaha telefone kugira ngo tubafashe n'ukuri. Ariko hari igihe telefone ziduhamagarira rimwe ukabura iyo ufata n'iyo ureka. Ariko iyo wumvise ijambo ryagufashije, ubika telefone kugira ngo uze kuganira n'umukozi w'Imana. Ukayibika, wamuhamagara ku kanya, wamuhamagara ejo, akanomero urakabika. Iryo jambo ntiri gucika, uwo mwanya ntugucike. Hanyuma rero kandi hamwe no gusenga no gufatanya tukizera, Imana yacu irakora. Imana rero ibagire neza. Murahamagara kuri 0788 50 98 944 0788 50 98 944
944 na 072 74 34 93 1 072 74 34 93 1. Reka mushumba n'abahe telefone tuze kubafasha mu buryo burambuye. 07 824 39 7 54. Murakoze witeka abahumuki. Amen. Kuzirikanwa n'Imana ni ikiganiro mugezweho n'ibyo hamwe n'abakozi b'Imana Pasiteri Serugo Dismas na Mama Pasiteri Gatera Jose kuri radiyo Halo. Amakuru yacu ni meza. Urahagana he wowe? Igasogi. Natwe ni mu mujyi. Ego. Ubwo wampamagara wafata numero nyine ukampamagara. Nomero ni iyi. Philadelphia Imana iratsinda.